Nitwa Alice, ndi umukinnyi wa filime. Sahize ubu ngubu naje gukorera ikiganiro kuri Mani Dukunda TV. Uzi no gusetsa kandi Yego ko. Ahubwo kutambajije. ngaye yaranje unsetse. Kare nigize kumva umbwira ngo ashaka kuntereta. Wose urabona byakunda? Mbwira nambwiza ukuri. Urabona byakunda kuntereta? Wowe ndi kubona ngiye mbikwiriye. Ngiye nkunda amabogari kandi wowe rwose ntabwo uri bogari, ubwo se urumva twavuga ngiye meze nk'umufuka w'ibishyimbo. Oya none aho ngaho ntabwo ari fureshi, ariko nyine kubera nimba ari uko ndi munini ngiye nkunda amabogari sinzi. Kunda amabogari nkande uzwi w'ibogari. Nka buriya nka Debeni, waba ubonye akaboko kiwe? Kari akaboko ubundi ntago umva. Uriya mu byo aterura nawe yaguterura. Gusa buriya wamurakaza se kabiri umugore we ntaguterura. Kandi ukunda guterura. Ahubwo baragoye, Pamela yaragowe ngo abe yitoza kwigira akana keza nimba atari akana keza. Uko bari abahungu baterura mani ngenda batinya rwose. Mbonye umuhungu nereta yarateruye sha ndavuga niyo rwose kabaye. Nanjye yazajya nterura. Wamuterura wamurakaza akagucisha mu idirishya. Yego ko. None se kubakunda kandi nyine atari sawa. Yego ndabakunda, ariko nanone ku bintu bya dushobora kugirana bifu sha nta nubwo wamenya aho naciye. Ntabwo wamenya aho naciye. Icyo bakundira niki unyurubangira ko uburyo bagaragaramo. Bagaragara neza, abagaragara nk'umuhungu ushyitse. Bagatisha yewe rwose yaronsa amashereka ye yarayonsa yamaramo. Nk'ubu ngubu nkanjye uri kubona naronse nk'ameza angahe. Wajya ngo onsa 7 ubwo mfite inzara. Oya nta nzara ufite, ariko nyine ubu ngubu ntayo ufite. Ariko uzi ko umwana apfa mwiterura. Yego ko. Umwana apfa mwiterura. Undi muntu uzwi urabona Debeni uramwemera mu bantu bazwi nyine b'ibogari, wewe wikundira abameze nka Debeni. Yego nyine. Undi uzwi noneho umeze nk'ufite inzara utaronse amezi ahagije ni nkandi mu bazwi. Ufite iki? Ufite nawe inzara nk'iyanjye. Ufite inzara nk'iyawe? Sindera. Gabura ntago njya nkunda kwita ku bintu. Ngiye ndeba ibindi bari igihe nyine abantu bo batoya barahari. Kimwe no gutega umumotari, ngiye sinatega akamotari kananutse. Reka. Hari igihe umumotari aza akambwira ati nkutware sister, noneho nareba akaboko ke, nareba nkavuga se mota uba akaboko kawe moto ningwira urayinyeguraho ninde uri bwegura undi. Urayikwegura nkavuga ni kandi mbona n'ubundi utwara moto ususumira. Yesu we. Ntabwo biba byoroshye wa muntu we. Wikundira amabogari. None amabogari gaba ari mu kazi so wowe. Rekagize n'igikubita yanameka buriya. Yameka kankiza cyase. Buriya bogari uzajya no mu kabarano hose uzinywera. Iyo barakaye, Yesu we, ashobora gukubita igipfunsi inzu. Abantu kababura, kabona bose baranyanyagiye. Bagahita banyanyagiye. Baniyumva barakara nk'intare. Sinzi ikintu nagereranya nkacyo. Ko nyine ubundi ayiyamena avuga ati sha ndahashwanyuza ubundi yahire rimwe. Hagashya. Ubwo natwe watugira amayo kujya guterura ibyuma. Yego man sha siporo zo kuziko zituma umuntu adasaza. Siporo zituma umuntu adasaza. Hari umuntu ejo nabonye yarambwiye ngo afite imyaka 57 kandi umubonye ntago wamenya ko afite 57. Ahubwo baba barariye neza, barakoze siporo. Siporo nabonye ituma umuntu adasaza. Nkanjye ubu wabona mfite nk'ingahe?
shawo se ko ibibazo byagukubise uzajya yerwa kuri iyo mikoro wumve ko bizaguhira. Yego bizaguhira ariko nyine si cyane tu. si cyane. Uri kuvuga nta mugore nzabona. Uzamubona nyine wo ku rwego rwawe. Uzamubona wo ku rwego rwawe ariko nyine sha nawe wifuza ntabwo uzamubona. Ubwo ni ko nkunda bameze nkawe. Bari ni se? Use wanshobora? Nyine nahita njya guterura nanjye ibyuma. Aho ni fresh nyine uzagenda ubikore. Aho nibwo tuzavugana. Nawe nkimeze nk'uruzingo ntacyo twavugana. Gusa twavugana iki? Sha biragoye nyine njye sinzi ukuntu ngiye nteye. Mba mbona ko nigeze nkubona yakari kugusoma ngo murakundana. Yego yakasara umuntu adasoma. Yaka nta muntu adasoma ahantu hose ahubwo uriya munwa we bazawuca. Ahantu hose abakobwa bose abayasoma gwe. Arasomana bya atari sinzi. We ngo yagusomye ku nkokora. Mfasha. Uriya nawe umutware yahagusoma mba mbona nawe yarataye umutwe ariko nubwo atari cyane. Namura nawe isi yaramugurukije tu. So kumuvuga nabi tu ariko mbona isi yaramugurukije. Mbona arimo bari mu miguru. Nigize kureba ikiganiro cyabo ari kumwe na Dorimbogo. Bari kumwe nyine yasazengo. Icyo gihe yari Dorimbogo yari ari mu kazi. No hajya yaravuze ngo situzongere kuvuga ngo Dorimbogo. Umva se bari mu kazi ngo yamugure brushete ariko sha abantu barasuzugura ubundi buri umuntu ufata Dorimbogo akamukoresha televiziyo arimo kurya ifiriti babonye ibintu bamushukisha nawe ariko birayo ntago bari fresh. Ese dore wamuha nk'ibyatsi se wamuha. None se buri babura kumuha agafi cyangwa agakoko ifiriti na brushete man. Iby'igihumbi. Ntago biba bijyanye. None se bura birajyanye. Wabonye bira bintu bijyanye bitewe n'ukuntu azwi. Urwego ari ntago rwari rwo kushukishwa ifiriti ngo brushete imwe. None yakakambe akavuga ngo niwe wamusohokanye. Yakariko n'umusore umeze neza wihagaze. N'umusore mwiza. Buri umuyaguje ntiwamujyana. Wa muyaga ufite imbaraga. Buri yuje nta itaryama hasi. Taryama kugira ubanza utambuka. Ngo iki? Nese buri urabona uhushye utamutwara. Arasogobwa. Ameze nk'inka yabyaye ikabura ubwatsi. Ubwo bari gutitira. Oya shafe nubwo bamubeshyera shana ifite utubazo twinshi mbona ntazi. Abantu bavuga ngo ahubwo abantu bamugenderera bajye banamugira inama ahubwo numva ngakunda inyama ngakunda akaboga sinzi ndi kwibaza impamvu atabyibuha. Bajye bavuga ngo inka ya mizishashi ntago ijya ibyibo cyangwa ihene ya mizishashi ntago ijya ibyibo nawe ameze rero arenda kumera nk'ibyo byose nk'ibyo ngibyo. Ngubu niba ukuntu mwasomanye akumva bamuvuzeho ibi bintu ntazahita guca inzoga. Arabizi naranyemera nta kintu yazambwira. Azahita yongera gusoma. Asoma ndese agasome hasi nta kintu twavugana ubu ngubu. Birasaba ko abanza akajya guterura ibyuma. Oya ntago ari ngombwa kujya guterura wese niba biterura buriya ko byarangiye yashaje buriya yanyweza nuza zimufata mu mavi za ngufuri yinywereye ajya nidunda ubwonko zamufashe mu mavi mu nkokora ashobora guterura icyuma agahita apfa kandi buriya biri seriye njye ndi seriye man. Nase ngenda kubeshya ntago ndi kukubeshya. Zamufashe mu mavi no mu nkokora. None uriya ni umuntu wagira inama so kujya guterura intuza ujya guterura ibyuma. Mubwira se aterura itafari ryombe kari baje.
ryandi noneho rya rukarakara wumve ko arishobora kandi itafari rya rukarakara riba riremereye byatari. none ngo ajye guterura ibyuma ubonye ububwira ari abantu baba bibereyeho ukuntu rwose utazi umubwira buriya se akazi koko yicara kumva yuko ari gukora interview kunywa inzoga no kurya abana ibyo gusa akandi kazi azumva azashobora azambwire tujyanemo rwose nta kindi kintu ashoboye wasabonye ari cyo ashoboye vugisha ukuri kandi numubere ngo nuko mbona ikiriki abakobwa cyane cyane abakobwa jya bagira inama urubyiruko abagira inama zo kujya mu byumba by'amasengesho ibyumba by'amasengesho bonye ubwira nose buri uriya muntu wabwira ngo yakugira inama yo kujya mu cyumba nawe ubwe ntago yibereyeho wowe ariko urasenga nshangiye ndasenga usenga kwa kangahe nsenga ku cyumweru ni umukatolike ujya mu misa ya mbere nsenga mu ya kabiri niyo y'urubyiruko iya mbere ni iy'abakecuru nyine ni iy'abamama nyine ngiye nsenga mu ya kabiri y'urubyiruko ni nabo barimo guhimbaza neza nkumva nafashijwe mu ya kabiri nanjye nzaza ukunda gusengera he Saint Michel aho nsengera nanjye kujya mpazi ubundi dufatanye guhimbaza kubera iya kabiri rega nshane y'abasirimu tu iya kabiri urumva uba wiyambariye uko ushaka niyo mpamvu rero nazava mu bakatolike ariko ari mu barokoreye baba we se wajya wambaye ikabutura nk'iyi bakuwica none bavuga ati noneho satani yinjiye mu rusengero abagore b'abarokore bagahita bajya kuzana ibitenge bakakuzirika nkibaza ngo barahambira ukagira ngo wishe umuntu biriya bintu nge shase ntabishobora nzaya njyaho nisanzura urumva abakatolike nibo nemera kuva na kera nibo mama yadutoje niho dusengera niho tugomba gusengera niho yadutoje rero niyo mpamvu nambara n'amaherena y'amasaraba buriya ntago nayikuraho gutwi buriya ahantu hose mba ndi iherena ririho umusaraba umusaraba Yesu yatubambiwe urabizi se cyane ntabyuzi niko njya numva uzabyemera ubibonye wowe urabyemera ntabyemera se ndabyemera ngewe cyane na ndetse ubu ugenda wambaye ikabutura ntibagusohore se wasohora ndetse ahubwo uravuga ati karibu 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 mwinjire urumva ari nde wansohora padiri se yansohora akareka ahubwo ngiye hari ikintu mba ndi kwibaza abapadiri ko bambara amakanzu maremare kandi abarokore abapasiteri babo bakagenda bambaye amakositimu buriya amakositimu ntiyakaba yambarwa abapadiri hanyuma amakanzu y'abapadiri akambarwa n'abapasiteri kuko n'ubundi banga iki nase hari abapasiteri njya mbona bambaye amanuza amakositimu yagafunga misuzu ukabona kabuno yakaziritse ego nkavuga se ariko yabona wiyambara ikabutura kakuvudukana nkibaza ngo kariya kabuna abahambira buriya ntabwo nta kuntu yakambarika kuko nanjye mba mbona rwose ntazi biba byanshobeye aba yakuririye mu mibare baba batuririye mu mibare tugenda twambaye amapantaro cyangwa twafunze barangiza ngo urebe ngo ubudahumeka kandi we yambaye kositimu imufitinze neza fureshi ahubwo ugasanga yasarije abantu niyo mpamvu nyine wibereye umukatolike none umukatolike iyo uvuye niyo washaka wajya kwinywera akabyeri ntaribi nta kintu bagukora ariko ntabwo wabatijwe kandi narabatijwe njyewe ufite ikarita ya batisimu iyi ndayifite wabatirijwe paruwasi ya hehe
nabatirijwe iwacu i Gatsibo wowe. Wowe urimo urantungura wowe. reka nidusoza ikiganiro Paruwasi ya Muhura ehe mu karere ka Gatsibo. Niho nabatirijwe. nidusoza ikiganiro mu kanya urambwira n'ukuntu wajya kuririmba Ndirimba muri korali. naririmbaga ku murongo wa 2 muri korali ku Muhura n'ubundi twava gusenga. Hari ukuntu nyine abana bo muri quartier bajyaga nyine bahuraga nyine tukiga indirimbo, tukiga amategeko y'Imana, mbese tugaserebura, twangiza tukajya tugataha. Ako nyine narabatijwe pe. hanyuma waje kugwa gute? Nese nge naraguye. Nge ntago naguye. uracyaririmba? Oya, ntago ngubu ndi kuririmba, ariko nyine nararirimbaga tu. Ako ntago ari kera nabivuyemo ejo bundi. Nako ntago nabivuyemo. Nabaye bize mu kuntu. Abona nyine batanyihanganira. Hari ukuntu nyine iyo uri umukatolike ushobora kuba udakunda indirimbo zabo. Ndazikunda. Buriya no kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru shuranga indirimbo zabo zose, ndavanga n'iz'abadeperi nkashyiramo ubundi hose mba ndi gufashwa. indirimbo y'abakatolika bemera wumva wakwiyamenya ugahita uririmba nka refure. Ni wowe rutare rwanjye. Aha, twagiye. Ni wowe rutare rwanjye, mana yanjye, ni wowe niringiye. Zagore. Ako karakujabutse. Shaka indi. Ngerageje nukuri. Shaka indi. Hagiye indirimbo yitwa ngo ntago nkwiye kujya niganyira, si yabo? Iyo ndirimbo niyo kwa Gitwaza. Yes. Ririmba twumva. Ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, dore nize ijambo wambwiye, ngiryo ni isezerano wampaye. Nimba ari byo. Burokore nakuvumbuye. Njyane murakore byose ndabiririmba. Iyo ndirimbo niyo abarokore. Ni niyo mu gitabo noneho cy'indirimbo. Oyasha ubuse niyo. Nkubwire se niyo akanga yo mu gitabo cy'indirimbo. Zihimbaza Imana. Ya indiya nka 64. Yesu we. Muri abo bakobwa bacu tugira batwika byatari ku mbuga nkoranyambaga zacu. Wowe wemera utwika kurusha abandi ninde? Ega nge umuntu nemera. Mu bakobwa bari b'amasireyi se? Abasireyi bacu. Amasireyi? Nemera Shadibu. Hari agaposte ejo bundi nabonye bavuga ngo ari Shadibu na Kate, urenze ninde? Ni Kate. Ubwo wemera Kate. Ariko gusireyinga Shadibu abo wa mbere. Abo wa mbere. Ubwo mu basireyi nibo bahagarariye. Arahagasa uriya rwose. Ubundi urantagabaho. Haye ngo ni mukecuru. Ariko tutitaye kuri ibyo byose. Mbaza mu ba DJ kutambajije ariko. Ako nakibiki. Ako ari wakibiki. Kambaze nari. Mu ba DJ se uba wemera abasore ndabizi. Ntabwo nshaka mu bakobwa. Umuntu uri kundya gira vuba ngo haye rugari. Gwaye rugari. Umudije wa mbere nemera nkanabihamiriza. Nkavuga ati ngiye niyo mwanca gatoki ariko buriya niwe nemera. DJ Brian. Yego. Arenze kurira? Si rimwe mbivuze. Arenze kurira? Iyi ni inshuro ya 2. Impamvu mwemera ariko nuko ntago mwemera bitewe n'ibikorwa nako cyase n'uburyo wa DJ. Ahubwo ngenda mwemera mu buryo bw'akazi ariko no mu bikorwa no muri mind ye ndamwemera. Rwose. Yicara bizi ko Alice amwemera. Brian na iki kiganiro nikiza kumugeraho nyine yumve ko Alice yamuhaye. DJ Brian ni wa muntu ufite mind nk'iyanjye urumva ndetse ko abantu batavuga kimwe. Mind yo wabonye ukuntu avuga
nta kintu mwavugana. Mm. Noneho ikintu nakunze akubwiza ukuri agacaho atitaye kiri bube buriya nanjye niko nteye. Mm. ndakubwira nkavuga ati wenda ndare mpiye tu. Mm. ako nyine hagati aho nkunda gusenga pe batazagira ngo ndi inshinzi cyangwa se ndi n'ikindi ariko njye Ntabwo uri sireyi? ndasenga. None ubimenya gute ibintu by'abasireyi kandi utariwe? Ubimenya gute ibiki se? ibintu by'abasireyi kandi wowe utariwe? ese si sazwi se ahantu hose si bamuzi? harazwi hose, mureba hose ku mbuga nkoranyambaga, mba mureba hose, ni Masireyi Twika tu. hanze hose arazwi, kandi nawe Sireyi inkuru yo mu Rwanda, ubwo se waza umubwira iki? Hagarariye abandi. None mba mbona ariko Brian nawe yarabaye Sireyi. wayasha aho toka kuri ibyo bintu ngiye ntabwo nabyemera niyo byagenda gute. ngo yabaye iki Sireyi? Nta kintu mvuze. Nari mvuze nyine ko azi kudija. Warasaza ahubwo nta n'amakuru ufite, ukibeshya se ukamuvuga nabi byagukoraho. Wamubera na bounce noneho bibaye ngombwa. Bibaye ngombwa kuko uramuruta. Namuruta hehe? Mu bigango se? Wabonye akaboko afite se? Gucira hano gutya ku mavi kuzamura kugeza hejuru. Ni munini, nanjye ndi munini tu. Ako nyine nasa abantu baranganda, ndimo kwigereranya na DJ Brian. Ariko nyine icyo nashatse kuvuga, mind ye ni nk'iyanjye, ndamwemera, ni umusitari fresh. Akora ibintu binsetsa kandi akora ibintu ari proud yabyo, nta kuvuga ngo afite ubwoba ngo arikanga nk'iki. Aravuga ati wenda nke. No kuvuga ngo ubu umufataho urugero rwiza nye. Umufataho urugero rwiza. Iki mufata DJ Brian mufata nk'umukobwa witeje imbere, uzi ubwenge, udakunda ikigare. Wabonye ukuntu yashitinze giti shamananje. Ubundi baba mubaza iki nta mukobwa ko nta kintu aba batwaye? Ubundi umuntu winywera byeri ni umunyamahoro. Ubundi wakendereza umuntu unywa byeri, ubundi ushaka kamuna. Ahubwo buriya biba byamurenze, burasavuga nabi ari uko we yishimye. Biba byamurenze akavuga ati ngiye noneho reka mbabwize ukuri, nibwo ako ushobora kuba nitonda nubwo bavuze ngo ni iki n'iki. Ni ukuvuga iyo uza kuba uri wowe Brian, ni iki ubu ngubu wakabaye uri gusangiza abanyarwanda ukurikije ahageze? Ngewe se cyo naba ndi kuvuga, ubwo ni ukuvuga wowe ugiye kuvugira Brian. Iyo uza kuba uri we ubu ngubu turi kuganira, ni iki wasangiza abanyarwanda ukurikije aho yaturutse n'aho ageze? Ikintu ngiye nababwira nabasangiza nuko bagomba nshaka ko bankurikirana buri munsi kuko ngiye nta kintu ntwaye, urumva. Kandi bakanansengera, nanjye rwose ndabashimira ku byo bagenda bankorera. Mbese ni byinshi umuntu yakabaye avuga, yakabaye ashimira n'abantu. Yego. Hama rero turi kugera no ku musozo nyine w'ikiganiro, ndashaka kongera kwibutsa abantu ubu uriwe n'ibyo ukora, noneho uze no kubasangiza nyine imbuga nkoranyambaga zawe ku buryo bagukurikira nyine bakajya bareba ibikorwa byawe, uwo gushatse akakubona hafi. Ariko nivuze nababwiye ko ndi umukinnyi wa filime, nitwa Lise, nkina mu Nkindi Aisha comedy, no muri filime bita Urugo Rwanjye ica kuri Moni Galaxy. Ni series zisohoka buri munsi muzikurikirane, zajya zibafasha kuruhura mu mutwe, shaka guseka zajya ukurikirana Nkindi Aisha. Hariho comedy nyinshi zigiye zitandukanye, uraseka cyase n'ibyo dukorerega. Ntabwo ari ibyo tufinda mu mitwe ya cango, dukora ibyo twishakira. Twebwe dukina ibintu bibaho kandi byo mu buzima bwa buri munsi. Ubu ngubu mwanga
twanakora n'akantu buriya keza fo Urumva ubwo mu kanya nyuma y'ikiganiro turagiye rero. turagira iki Turakina agakomedi. buriya se wabipanzera Oya uramfashe kubipanga erega wowe uri umukinnyi. ntabwo shutinga njye Wowe uri umukinnyi uramfashe. mba ndi no mu kazi ahantu hose Tuyikine njye nawe. nta kibazo Turekaho kamera nyine tuyifilime. nshimira n'abanyarwanda bakomeza kudushyigikira kuri buri kimwe cyose badukunda natwe turabakunda nanone ntitaye ku by'isi no muri iyi minsi uko iteye ndagira ngo babwire ko bagomba guhagurukira gusenga muri iyi minsi imeze nabi basenge mu byo bakora byose tu nka bya bindi bavuze ati ubundi ugiye gufata akamoto ukavuga ati manu ugenda imbere mbese buri kimwe cyose ugiye gukora ukavuga ati manu ndinde ubu ngubu nsigaye niharaje gusenga buri munsi umunota ku wundi niyo naba ngiye kuri toilette ariko urabisengera ndavuga ni manu ndinde nashyiraho akaguru nkagwa urya usenze njyewe nzi gusenga kandi nkanarira njyewe ndasenga nkakizwa nkavuga ni njye n'ibyaha byose nkahita mbikubita hasi nkavuga ni njye ndakijijwe. Ukizengera n'abantu njyewe akenshi na kenshi ndabasengera ariko nkunda gusengera umuryango wanjye tu. Ugiye kudufasha no gusengera abakurikira Mani Dukunda Media TV ndabizi kugira ngo Imana ibahe umugisha. Urabona igikorwa cyiza bakora cyo guhora bakurikirana ibintu byacu, nawe mu kanya baraba bakureba. ndabashimira cyane kuba nabaye mutumirwa mushya kuri Mani Dukunda Media Mani TV. Dukunda Media yego ndabashimira cyane abantu bari bunkurikirane ndabakunda cyane kandi nifuje kuba igihe cyazagera tukabonana cyase nkanabasura nkabasura ku rusengero tukabyinana yewe uranze no kubyina ariko aho noneho basangize imbuga nkoranyambaga zawe nurangiza ubasengere dusoze. Iriya nimero natanze iri kuri WhatsApp bazanyandikireho naribi nzahita nyibona cyase bakajya kuri Instagram Jean Marie Alice bahita bambonaho nta kibazo. Ikibazo bashaka kumbaza bakambaza, icyo batumva neza bakambaza naribi. Na YouTube channel yawe ugira bwite? Ashaka biri mu bikorwa ibintu byinshi byo gukora birahari gusa ngiye numvaga hari igikorwa nshaka gutangiza nanjye cyo kujya mfasha abarwayi kwa muganga barwaye nyine badafite ubushobozi. Facebook ukurikira izina no kuri Facebook hose ndiho. Hose ukoresha izina rimwe se? Yego ni izina rimwe nkoresha nisubwo wakoresha irindi yongera uribabwire baryumve. ni Jean Marie Alice ngahita mbonaho rwose mba ndaho update nta kibazo. Ugiye gusengera rero abakurikira Mani Dukunda Media abadukurikiye noneho ubasabira umugisha ubundi dusoze. Abantu bakurikirana Mani Dukunda Media ndabakunda, Imana igikomeza kubaho umugisha kandi mwakoze akazi kenshi mu mirimo myinshi. Imana igi bakomeza kubamera umugisha nanjye munsabira undi njye se ndabasabira njye ntisabira nanjye ndi gusaba munsengere icyo gikorwa ngiye gutangiza mwifuza ko dufatanya nta kibazo biremewe. Ubwo turasoza ari uko basengeye ndashaka kumva basabira umugisha ku Mana erega mwisengere. Nese urajya ngo mbasengere imbere ya kamera za Mani Dukunda Media. Nese ubu gukora ku kimenyetso si byemewe nge usenga uko usanzwe usenga. mumirize se uko ubishaka. Shana nawe urimo kungura Mana Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana
Mana ushobora byose, nongeye kugusaba ngo uturinde, uduhe umugisha abankurikiye, ndabasabira umugisha, haba abamama, haba abapapa, haba abakobwa, haba abana, ubarinde ibisa n'ibibi mu izina rya Yesu, nanjye kandi ukomeze kungenda imbere, kandi nifuza yuko nanjye nabonana nabo tugahana umugisha mu gikorwa ngiye gutangiza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Siko nari ngiye guseka. Urakoze cyane. Murakoze namwe kandi abakunda cyane, ariko uzamuze nabo rwose, uzamuze nabo. Sabwo ni gahunda ikurikiyeho. Sawa.